umuzi w'ubuzima. Nuko aratubwira ati bana banjye, umunsi wa none nimwe hakuzarira, ejo hazaza muzarira. ngo uhaye ikaze ufunguye iyi video ugiye kugaruka ku bintu birindwi bitoroshye utasimbuka kuva ku myaka 18 kugera ku myaka 24. Imyaka 18, 19, 20, 21, 22, 23 na 24 abahanga benshi bayigarukaho bakavuga ko ari imyaka igoranye cyane bitewe n'ibyo yirimo ahura nabyo, ikibabaje akaba atabona abihongera. Ni ibintu yaba umuhungu cyangwa umukobwa ahura nabyo, igihugu yaba avukamo cyose, uko yaba ateye kose, amashuri yaba yarize yose, abantu yaba yarabanye nabo bose, mbese uko yaba ari kose. Ikintu cya mbere, utakaza inshuti. Muri iyi myaka buri muntu aba ari kugira impinduka zikomeye mu mitekerereze. Abavuye muri ya myaka ya 17 kumanura, kandi iyo myaka ifatwa nk'iy'abana. Aba yinjiye mu myaka y'abantu bakuru. Hari ibihugu byemerera abantu gushyingiranwa byemewe n'amategeko ku myaka 18, ariko n'ibikabije ntibirenze imyaka 21. Ni igihe cyo gutakaza inshuti z'abahungu n'abakobwa, kuko zimwe na zimwe ziba zikwifuzaho ibintu bidahuje n'ibyo wifuza, harimo imibonano mpuzabitsina, ikigari cyo kunywa amayoga n'ibiyobyabwenge, ikigari cyo gutembera no gusohoka, kumva wifuje gushinga umuryango, kubona akazi kagushyira ku rundi rwego ugasiga abandi bakishakisha, no kuba warangiza amashuri ugatandukana n'abo mwiganaga. Iyo uhinduye uko utekereza cyangwa imimerere wari urimo muri iyi myaka, biba bivuze ko hari inshuti imwe cyangwa nyinshi zitakaye. Icya kabiri, ukora amakosa yoroheje n'akomeye. Muri iyi myaka buri wese aba yiyumvamo icyizere no kuba mwiza. Ku bahungu baba bifuza gutereta abakobwa beza, abakobwa nabo bifuza guteretwa n'abasore bafite amafaranga. Aha birumvikana ko abenshi baba bifuza gukora imibonano mpuzabitsina, kandi bamwe uko babonye uburyo babubyaza umusaruro. Ibyo bikaba bibanzirizwa no guteretana. Ni ikintu bakora bumva ari cyiza, ariko mu makosa umuntu yicuza amaze gukora harimo no kuba atarabashije gutegeka neza umubiri wakiri muto. Andi makosa abaho arimo kwanga gukora akazi gasa n'agaciriritse cyangwa kwikura mu kazi kuko bumva ko basuzugurwa n'ababakoresha. Bamwe bibeshya ko bagifite igihe, bakanga akazi kabahemba make kuko baba bifitiye icyizere gishingiye ku mashuri bize, uburanga n'ibindi. Gusa hari ubwo baba bikuye amata ku munwa. Iyi myaka nanone igendana no gukora urugomo kuri bamwe, kuko ikintu babanga cyane ari ugusuzugurwa, kandi bakaba bashaka no kwemerwa n'abandi. Abandi babatwa n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Abenshi bashaka imburagihe batabitekerejeho, bagahana gatanya nabo bashyingiranywe, abataragize ayo mahirwe yo gushinga imiryango bagatwara inda zitateganyijwe, abenshi bakazivanamo kubwo kwanga kwangiza uko bagaragara muri rubanda, ndetse n'andi makosa bamwe batavugira mu ruhame, urugero nko kwikinisha, kureba amashusho y'urukozasoni n'ibindi. Ikintu cya gatatu ni ukugwa. Abenshi bava mu madini cyangwa amatorero babarizwamo, kuko baba batekereza ko bashyira amahame babuza ubwisanzure, bakifuza kubaho bigenga batagengwa n'amategeko. Abandi bajya mu byaha byinshi, bakaguma mu madini cyangwa amatorero babarizwamo, ariko ari abakristo b'ibishushungwa. Abenshi bibuka ko Imana iba hari uko bahuye n'ingaruka z'amakosa bakoze, urugero nko gufungwa, kurwara sida, gutera no guterwa inda zitateganyijwe, gukora impanuka, cyangwa bakarwara indwara ikomeye ituma bahabwa ibitaro. Ikintu cya kane kibaho ni ugutsindwa. Muri iyi myaka umuntu agerageza gukora ibintu byinshi bimwinjiriza, ariko abatarabona umurongo ngenderwaho kizamubeshaho, ibyinshi muri byo bigahomba. Icya gatanu, umenya ibintu bishya kandi ugaca akenge. Iyo uri muri iyi myaka ugenda uca akenge, ukamenya ibintu byinshi bitandukanye, ukamenya kubana n'abantu batandukanye, ukamenya kwihanganira ubuzima bwose. Utangira kubona ko bimwe na bimwe mu byo wakoraga kera ari amakosa, ugatangira kumva ko bwari ubwana cyangwa ari ukutamenya. Icya gatandatu, wirengagiza inama n'ukuri. Muri iyi myaka ugirwa inama kenshi, ariko izidahuje n'izo ushaka ntupfa kuzumva. Biba bigoranye ko umuntu yakuza gukora icyo ushaka. Abenshi babwirwa ko ubusambanyi buvamo sida, inda no kwangwa n'Imana, nabo bakumva ari byo, ariko bakarengaho bakabikora, kandi bafite n'ingero zabo byahitanye. Bamwe babwirwa kwirinda ibiyobyabwenge, bakerekwa ingaruka zabyo kandi bakumva ko ari mbi, ariko bakarengaho bakabikora. Ni igihe cyo kutumva no kwirengagiza ukuri, umuntu agakurikiza ibyifuzo bye atitaye ku ngaruka mbi bizagira. Muri iyi myaka benshi baribura, ariko iyo irangiye barongera bakibona kandi bakibona bafite imbaraga nyinshi. Umuntu urenze iyi myaka afatwa nk'intwari, kuko iyo itamusigiye inkovu igaragarira buri wese, nta kindi wamwita kitari intwari.
Icyakora ibyavuzwe muri iyi nkuru bishobora kutaba kuri buri wese, ariko ibyinshi muri byo ntaho umuntu yabihungira. Icyo umuntu yakora ngo abeho neza muri iyi myaka ni ukumva inama agirwa n'abantu bamurota kandi bafite icyo basobanuye mu buzima bwe. Urugero nk'ababyeyi be, abavandimwe, abayobozi b'idini cyangwa itorero abamo, abayobozi b'aho yiga, ndetse na za nshuti z'urungano ariko za zindi zigaragaza ko zitwara neza mu rugero runaka. Ni imyaka buri wese aba akwiye kwigiramo ibintu byinshi kandi akabana n'inshuti zikwiriye. Kuba ugeze ku musozo w'iyi video ni ikigaragaza ko uri umwe mu bifuza kugira iterambere bageraho mu buryo bwo kumenya ibintu bifite akamaro. Niyo mpamvu nkubwira nti niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya mwiza. Nkwibutsa kujya unibuka gusangiza abandi ibyo wakunze.